ngo aramureka aramwihorera ngo ariko amutega ikindi gihe. Yesu amaze kumenya ko Satani yamutegeye mu kindi gihe, arangije aravuga ati ubwo menya aya makuru nanjye iteka ryose nzajya murangize gute nuzuye. Yesu yirirwaga akora imirimo n'ibitangaza, akirirwa ahagurutsa ibirema, akirirwa mu birorero azura abapfuye, akora imirimo idasanzwe. Ariko byagera nimugoroba akabwira abigishwa bati mwibuke ko imbaraga twakoresheje zatuvuyemo, muze tujye kurara ku musozi wa Elayono dushaka imbaraga zo kuzakorana. Niba Yesu umwami wacu Imana bumana yarajyaga gushaka imbaraga, wowe urinde ukoresha imbaraga zidashira. Yesu ngo yumva imbaraga zimuvuyemo, ngo aravuga ngo hende muntu nkozeho ko numvise hari igitangaza gikore. Iyo hari igitangaza Imana igukoresheje imbaraga zakoze, cya gitangaza zakuvuyemo, jya gushaka imbaraga ku musozi zizakora igitangaza no ku munsi w'ejo. Ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana mwese abakurikiye Ikamba Karuvari TV, aho mwaba muri hose, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye. Uwiteka Imana akomeze kubagirira neza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ni Pastor Prote ugarutse kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Ndabakunda, mureke rero dusenge hanyuma twumve icyo Imana itugambiriyeho. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo ho rutugaragariza. Tugeze mu mwanya mwiza udushyiriyeho wo kwakira ibyo kurya byo gutunga ubugingo. Turakwinginze kugira ngo umuntu wese uzakira kuri iri jambo rizahembura ubugingo bwe, rigira aho rimukura, rigire naho rimugeza, mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Imana akomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko, hanyuma turasoma ibice byaho 4 n'umurongo waho wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma Luka ibice byaho 4 umurongo wa 13. Haravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Twongere tuhasome. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Amen. Twongere dusome mu gitabo cy'abacamanza, hanyuma dusome ibice byaho 16 n'umurongo wa 19. Haravuze ngo aherako amusinzirira ku bibero, maze ahamagara umuntu wo kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi, aherako amushinyagurira imbaraga zimuvamo. Amen. Tugiye kuganira rero kuri iri jambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo imbaraga z'ikindi gihe. Nicyo kiganiro tugiye kuganira kuri iri jambo rivuga ngo imbaraga z'ikindi gihe. Mwene data, ukeneye imbaraga z'ikindi gihe. Ntibikwiriye ko twirata ibyo twahanuye bigasohora. Hari ibindi tuzahanura ejo. N'umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo nari umugabo ntigihabwa intebe. Ntibikwiriye ko twiyemera cyangwa se ngo twirate abo twazuye mu gihe cyatambutse. Hari abandi bazapfa ejo nabo bategereje. Ntibikwiriye ko twirata amavuta twagize cyangwa se imbaraga twakoresheje cyangwa se gukiranuka n'ibyaha twanesheje mu gihe cyatambutse. Hari ibindi bidutegereje. Niyo mpamvu mwene data ukeneye imbaraga zo gukora mu kindi gihe.
ijambo ry'Imana dusomye riravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Bivuga ngo ubuzima bwawe bwose ukeneye imbaraga zo kuzakoresha ejo hazaza. Umwanzi aguteze mu kindi gihe. Ibyo wakoze ibyo ngibyo byararangiye. Niba ari ibyiza wakoze amashyi barayagukomeye n'ingororano za byinshi warazibonye, ariko nyamara umenye ko hari ibindi bigutegereje hariya imbere kandi umwanzi nabyo abigutegeyeho. Niyo mpamvu ukeneye imbaraga zo gukora mu kindi gihe. Tugarutse ku muhamagaro, kugira ngo wumve ko izi mbaraga z'ikindi gihe zikenewe, nta muntu n'umwe ushobora guhamagarwa adafite icyo ahamagariwe. Yesu ashimwe cyane. Nusoma ijambo ry'Imana Luka 9:57 uzasanga ukuntu Yesu yari ariho agenda akora imirimo n'ibitangaza. Umugabo umwe ngo aramureba ashaka kugendana nawe, aramubwira ngo mwigishwa ndagukurikira aho ujya hose. Yesu arangije aramubwira ngo ko ingunzu zigira imyobo, ibiguruka bikagira ibyari, umwana w'umuntu nkaba ntagira naho ndambika umusaya. Bishatse kuvuga ngo yaramubajije ngo urankurikira ngo ushyirehe. Iyo usomye Bibiliya usanga batarigeze bagendana. Yesu akomeza urugendo, ageze imbere ahura n'umuntu wibereye muri gahunda ze, aramubwira ngo nkurikira. Undi aravuga ngo reka mbanze nje guhamba data. Yesu aramubwira ngo kubw'ibintu nkurebamo n'umugabane ngufitiye, reka abapfu bahamba abapfu babo, wowe ngwino tugende. Uyu muntu Yesu yagiye kwizanira afite icyo amuzaniye, afite icyo amuhamagariye. Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu rero bitewe n'umuhamagaro ahamagariwe kuzajya gukora, birashoboka ko azaba umushumba, birashoboka ko azaba umuhanuzi, birashoboka ko azaba umumama runaka, birashoboka ko azaba umuririmbyi. Uyu muntu ahita ahabwa imbaraga z'igishoro zo kuzatangira uwo murimo. Yesu ashimwe cyane. Izi mbaraga ntaba yazisengeye, turaza kubibona neza. Izi mbaraga ntuba wazisengeye, uzihabwa nk'igishoro cyo kujya kugufasha gutangira uwo murimo. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Izi mbaraga zirakora, izi mbaraga zirahanura bigasohora, izi mbaraga zihagurutsa ibirema, izi mbaraga zikora imirimo n'ibitangaza byinshi. Ariko icyitonderwa, izi mbaraga zijya zigira gute? Zijya zirangira. Iyo usomye ijambo tumaze gusoma mu Bacamanza ibice byaho 16 ku murongo wa 19, dusomye umugabo bita Samusoni. Uyu Samusoni iyo uhereye mu bice bibanza usanga ko Samusoni ntitwatinya kuvuga ko yamanutse mu ijuru, kuko Samusoni yavukiye mu rugo rwari rwarabuze urubyaro kwa Manowa. Igihe kimwe kiragera, marayika w'Imana araza asanga umugore wa Manowa, aramubwira ngo ugiye kubyara umwana, uzamwite Samusoni. Ni igitangaza nzanye, ni imbaraga nzanye kugira ngo nihorere ku banzi ba Isiraheli. Yesu ashimwe cyane. Uyu Samusoni ataravuka, ababyeyi be bahawe kondisiyo y'ukuntu bazamufata avutse, ukuntu bazamurera. Haleluya, haleluya. Uyu mudamu yanga kwemera ibyo abwiwe na marayika w'Imana bitewe n'impamvu z'uko yari ashaje. Arangije ndetse ngo yirukanka ajya kubwira umugabo we ati mu rugo haje umuntu, ambwiye amagambo atangaje, ambwiye ko tugiye kubyara umwana kandi ambwiye n'ibyo tuzakora kugeza kuva uyu mwana atwite kugeza avutse. Manowa ngo agira amakenga, nawe ajya gusenga abwira Imana ngo Mana, niba uyu muntu uvuganye n'umugore wanjye yaturutse kuri wowe, ongera umwohereze nanjye ayo makuru ayatange numva. Haleluya. Bibiliya itubwira ko uyu marayika yagarutse abivugira n'imbere ya Manowa. Manowa amakuru arayamenya neza. Igihe cyarageze uyu mudamu atwara inda, abyara umwana bamwita Samusoni. Uyu Samusoni mwabonye imirimo n'ibitangaza yakoze. Samusoni ntubona ko hari aho yagiye gusengera asaba imbaraga? Samusoni yakoresheje imbaraga z'igishoro. Samusoni yica Abafilisitiya. Samusoni akora imirimo n'ibitangaza byinshi. Samusoni ahamagara inyamaswa, ingunzu, azizirikanya imirizo, azohereza mu ngano z'abandi. Yari ariho akoresha imbaraga z'igishoro, nyamara izi mbaraga ziriho zirakora.
zirakora kandi ziri gushira. Samusoni yaje kwica Abafilisitiya, Samusoni yanesheje ibintu byinshi cyane, Samusoni yishe abantu benshi, Samusoni yatanyaguye intare, Samusoni akora imirimo n'ibitangaza biri ku rwego rwo hejuru akoresha imbaraga z'igishoro. Ariko igihe cyaje kugera izi mbaraga zarashize. Igihe imbaraga zari zimaze kumushirana, nicyo dusomye yuko igihe cyageze umudamu umwe bita Delila ngo aramufata amusinziririza ku bibero bye, arangije ngo ahamagara uwo kumwogosha umusatsi, amukuraho imika 7 y'umusatsi, imbaraga zose z'Imana zirangije zimuvaho. Arangije ngo umugore aramubwira ngo wahera Abafilisitiya. Samusoni ahaguruka azi yuko burya ari buno, azi yuko imbaraga zikimuriho, ariko nyamara zari zamaze kugira gute? Kumushirana. Samusoni yarakoze akoresha imbaraga nyinshi, ariko ntabwo yigeze ajya gusubizaho kuri za mbaraga yakoresheje. Niba Samusoni imbaraga zamushiranye, wowe urinde ukoresha imbaraga zidashira. Ukeneye imbaraga z'ikindi gihe. Turaza gusoza turebera hamwe ni gute izi mbaraga zisubiraho ziva hehe. Yesu ashimwe cyane. Nusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa 2 ibice byaho 11 ugasoma ku murongo wa 15, uraza kuhasanga amakuru y'urupfu rw'umugabo bita Uriya. Yari yishwe nande? Yari yishwe n'umwami bita Dawidi. Uyu Dawidi mpuzi amateka ye ko yavukiye mu rugo rwo kwa Yesayi. Imana yarangiza ikamutoranya mu bavandimwe be 8 ikamufatamo, yarangiza ikamumenaho amavuta. Ijambo ry'Imana riravuga muri Samweli wa mbere 13 umurongo wa 16, haravuga ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be, ngo guhera uwo munsi umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi. Uyu ni Dawidi wimikishijwe amavuta n'Imana imukuye mu ishyamba, iramuzana imuha amateka mashya, imugira umwami wa Isiraheli. Uyu Dawidi yakoze ibintu bikomeye cyane. Uyu Dawidi Imana yajyaga ihagarara mu ijuru, yarangiza ikareba mu isi ikavuga ngo mbonye umukiranutsi umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Ariko nyamara Dawidi imirimo myinshi yakoze yayikoresheje imbaraga z'igishoro. Dawidi akora ibintu byinshi, akoresha imbaraga z'igishoro. Izi mbaraga z'igishoro zirakora ariko zirashira. Dawidi arazikoresha. Ndabyibuka igihe kimwe umwanzi we bita Sawuli wamuhigaga, yirirwa mugendaho igihe kirekire, arangije ngo aza kumwihisha mu buvumo. Arangije Sawuli ngo ariho amuhiga, Imana imusinziririza hanze n'ingabo ze. Irangije Sawuli ngo asohotse asanga umwanzi we yasinziriye, ari we Sawuli. Dawidi asanze umwanzi we yasinziriye, abasirikare ba Dawidi baramubwira ngo reka tumwice, uyu ni wo munsi Imana yakubwiraga ko izakugabizaho umwanzi. Ariko Dawidi kuko agifite imbaraga z'igishoro aravuga ngo biragatsindwa, ntabwo nafata umuntu w'Iteka yasize amavuta nindangiza ngo ngire gute? Nje kumwica, nje kumwicisha inkota, nje kumuramburiraho ibiganza. Biragatsindwa. Uyu muntu yari agifite imbaraga, ntabwo yigeze yica umwanzi we, kandi bafitanye ikibazo. Yaravugaga ati iyandinze mu bihe runaka amiga izanamunkiza mu gihe izashakira. Uwo muntu yari agifite imbaraga. Ariko ijambo twasomye ryatubwiye ko igihe cyageze, uyu bita Dawidi arangije ararikira umugore wa Buriya, aramufata aramurongora, arangije amwicira n'umugabo. Yanze kwica umwanzi, yanze kwica Sawuli bafitanye ikibazo, umuhiga bigaragara ko ari umwanzi we kuko agifite imbaraga, ariko imbaraga zimushiranye ajya kwica inzirakarengane yitwa Buriya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo ibya nyuma by'abo bantu bizarusha ibya mbere kuba bibi. Iyo imbaraga z'Imana zigushiranye ukora bibi bitangaje utagombaga gutinyuka gukorana mbere yuko wakira iki? Agakiza. Mwene data, niba Dawidi imbaraga zamushiranye agakora ibintu nka biriya byo kwica inzirakarengane, yaranze kwica umwanzi, wowe urinde ukoresha imbaraga zidashira.
nagira ngo nkumenyeshe yuko iyo uhagaze imbere y'abantu uriho ubwiriza, imbaraga zakuvuyemo zigatuma abantu bakoma amashyi kubera ko bakubonyeho amavuta. Izo mbaraga zakomesheje abantu amashyi zavuye muri wowe zamaze kukuvamo. Niyo mpamvu ukwiye kujya gusenga, Imana igasubizaho imbaraga zizahagurutsa n'amateraniro uzagira gute, uzabwiriza ejo hazaza. Ukeneye imbaraga z'ikindi gihe wamuvuga butumwa we. Wamuririmbiwe niba warigeze usohora indirimbo yarangiza ikagira amavuta, ntugire ngo izo mbaraga ntizizagushirana. Niba bagukomeye amashyi ukabona CD zawe zaguzwe cyane, ukabona wabaye icyamamare, nyamuneka nagira ngo nkumenyeshe ko izo mbaraga ziriho zirakuvamo, ntago ziri kugusubiramo. Birakwiriye kujya gushaka imbaraga zo kuzahimba indi ndirimbo y'ejo kugira ngo nayo izagerweho nk'iri. Ariko nukomeza kugendera kuri ya mavuta azagushirana, uzasanga ibyo uriho uvuga nta muntu biri gufasha. Yesu ashimwe cyane. Ukeneye imbaraga zo gukora mu kindi gihe. Bibiliya iratubwira ko Samusoni bahise bamunogora amaso, barangije bamumanukana igaza, ajya gusya ingano, ajya gusya igikoma, umutsima w'abagororwa. Iyo ngiyo igaza muri gereza. Nyamara nubwo ari gusya, nta nayo umubiri agize gute afite. Uzi guhura n'umuntu imbaraga zashiranye. Uyu munsi wa none hariho abantu bariho bahanura nayo umubiri atareba, akakubwira ngo Imana iranyeretse, kandi ni nari umugabo ya kera ariho arakoresha za mbaraga zagize gute, zamushiranye. Iyo umuntu ari igishoro ntago yongera kurangura. Ukeneye imbaraga zo gukora mu kindi gihe. Izi mbaraga dukoresha zirashira, ariko nagira ngo ngutangarize ko hari ntaho zivomwa mukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. N'abapfumu n'abarozi imbaraga zijya zibashirana, barangiza bakajya gushakisha izindi mbaraga zabashiranye, bakajya ku bapfumu barusha ububasha, bakajya Tanzania n'ahandi na Zandorwa, ahantu bakongera bagaterekera bakagira gute, bakishakamo izindi mbaraga. None wowe urinde ukoresha imbaraga zidashira. Haleluya. Guhura n'umuhanuzi imbaraga zashiranye nibwo ahanura cyane, ariko nyamara zaramushiranye. Imana iranyeretse, Imana irambwiye, nayo umubiri atareba. Ikizakubwira uyu nguyu azakubwira iby'Imana ivuze, akwake n'ibiguzi. Ikizakubwira umuvuga butumwa zashiranye, azakubwiriza ijambo, akwake n'ibiguzi. Zamaze kugira gute, zamaze kumushirana. Ukeneye imbaraga zo gukora mu kindi gihe mukozi w'Imana. Bwana asifiwe sana. Dusomye ijambo mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka 4:13. Haravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka, amutega ikindi gihe. Uyu ni Yesu umwami wacu waducunguye, watumeneye iki? Amaraso. Iki ni igihe yari amaze kubatizwa na Yohana umubatiza. Amaze kumubatiza, Bibiliya iratubwira ngo atwarwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa na Satani, amara iminsi 40 atarya atanywa asenga, kuko yari amaze guhabwa uburenganzira, yari amaze guhamagarirwa kujya gukora umurimo. Kuko murabyibuka igihe yari amaze kubatizwa, ijwi ryamanutse mu ijuru, marayika w'Imana aramanuka avuga n'ijwi rirenga, aravuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda ntoranyije mu mwubahe. Yesu amaze kumenya ko agiye gukora, arangije arareba nubwo ahawe icyubahiro, ariko asanga hari imbaraga akeneye zo kuzajya gukora mu bantu batamwemera. Arangije ajya gusenga iminsi 40 atarya atanywa. Asohotse asanga Satani yamuteze. Nagira ngo nkumenyeshe ko nta rwego na rumwe wageraho Satani atazakugerageza. Waba uri apotere, waba uri bishop, waba uri umuhanuzi, waba uri evangeliste ku rwego runaka, waba uririmba ibirema bigahaguruka, nta rwego na rumwe uzageraho utazumva ijwi rya Satani. Niyo mpamvu ukeneye kujya gushaka imbaraga zizahangana nawe. Yesu ashimwe cyane. Arangije ngo aramutega, amutega icyubahiro, amutegera kunda, amutegera ku bintu bitatu. Arangije kuko Yesu yari yuzuye imbaraga, asohokanye mu butayu, muvuge ngo amen. Arangije agenda amubwira ngo handitswe ngo Yesu yaracuzuye imbaraga, yaragifite imbaraga. Handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'amagambo avuye mu kanwa k'Imana. Handitswe ngo ntuzagerageze Uwiteka Imana yawe. Handitswe ngo
uzapfukamira Uwiteka Imana aba ari we uramya wenyine. Umwanzi arangije aravuga ati uyu mugabo afite imbaraga, avuye mu butayu aruzuye, ariko ngo aramureka aramwihorera, ngo ariko amutega ikindi gihe. Yesu amaze kumenya ko Satani yamutegeye mu kindi gihe, arangije aravuga ati ubwo menya aya makuru nanjye iteka ryose nzajya murangize gute nuzuye. Yesu yirirwaga akora imirimo n'ibitangaza, akirirwa ahagurutsa ibirema, akirirwa mu birorero azura abapfuye, akora imirimo idasanzwe. Ariko byagera nimugoroba akabwira abigishwa bati mwibuke ko imbaraga twakoresheje zatuvuyemo, muze tujye kurara ku musozi wa Elayo dushaka imbaraga zo kuzakorane. Niba Yesu umwami wacu Imana bumana yarajyaga gushaka imbaraga, wowe urinde ukoresha imbaraga zidashira? Imbaraga ukoresha uzivoma hehe? Nibutse igihe kimwe Yesu ngo amanuka agiye kwa Yayiro, agiye kuzura akana kaho kari kapfuye. Ngo igihe abantu bari bamubyiganyeho ngo haza umugore umaze imyaka 12 ari imugongo cyangwa se arwaye indwara yo kuva, ayimaranye imyaka 12. Uyu mugore kuko yari yamaze guhura n'umuntu Yesu yari yarirukanyemo abadayimoni benshi babaga mwirimbi, yari amaze kumuhereza amakuru amubwira ati najyaga nkunyuraho uri mwirimbi wikebagura, wikoreye imisaraba, uyora ibihanga by'abantu bitaburura, narangiza nanjye burya nabaga mfite ikibazo ndiho njya kwivuza ikibazo mfite mu mubiri kuko mbaye umugongo imyaka 12, none ko najyaga nkonyuraho hariya wikorera imisaraba, utaburura abapfuye, wikebesha amabuye, nta munyururu n'umwe wabashaga kukuboha, none nkaba nkureba warakize, mbese byagenze gute? Arangije aramubwira ati nabonye umugabo bita Yesu, nahuye n'umugabo. Arangije abaza ati ese uwo muntu wagukoreye igitangaza akagukura muri buriya buzima namubona gute? Aramubwira ati reba hakurya aho ngaho ureba icyo gihiriri, ureba abo bantu bari gusakuza, buriya ni Yesu barimo, agiye kuzura umwana wo kwa Yayiro. Haleluya. Umugore arangije ngo agira kwizera, aravuga ati umuntu wagukijije akagukura muri kiriya kibazo, yewe nta nubwo ari ngombwa ko nganira nawe, gukora ku nshunda z'umwambaro we gusa icyanjye kirarangira. Ngo aragenda byigana n'abantu, ngo akora ku nshunda z'umwambaro wa Yesu. Ako kanya ngo akimara gukora ku nshunda z'umwambaro wa Yesu, ngo icyago cye kirakama. Yesu ashimwe cyane. Kimaze gukama, Yesu ngo amenya yuko imbaraga zimuvuyemo. Iyo aza kuba umuntu usanzwe yari gusubira inyuma agasubira gusenga, kubera ko imbaraga zari zigiye kuzura kwa Yayiro, hari uwari uzimwakiye mu nzira. Yesu ngo yumva imbaraga zimuvuyemo, ngo aravuga ngo hende muntu nkozeho ko numvise hari igitangaza gikore. Iyo hari igitangaza Imana gukoresheje imbaraga zakoze, cya gitangaza zakuvuyemo, jya gushaka imbaraga ku musozi zizakora igitangaza no ku munsi w'ejo. Haleluya. Niba warahanuriye abantu bigasohora, imbaraga zashohoje bya bindi zakuvuyemo, kandi hari ibindi uzahanura ejo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ukeneye imbaraga zo gukora ejo hazaza, kuko ni naho umwanzi agutegeye. Ukeneye rero imbaraga z'ikindi gihe. Niba umwami wacu imbaraga zaramushiranaga agasubira ku musozi kugira ngo ahore yuzuye, murabizi Satani yaramutegeye ku musaraba, arangije ariko Yesu yakomeje kuzura kugeza igihe bahuriye n'ikuzima mushyiraho iminyuru. Na n'uyu munsi araboshye kuko Yesu yahoranaga imbaraga. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo muhore mwiteguye guha igisubizo umuntu wese uzababaza iby'ibyiringiro byanyu. Hari igihe ibyo wabajijwe ejo atari byo uzabazwa ejo hazaza. Haleluya. Ukeneye rero mwene data imbaraga zo gukora mu kindi gihe. Bibiliya iravuga ngo iby'isi bitwigisha iby'ijuru. Iyo tuguze ibikoresho aha ngaha mwese turabikoresha, ariko igihe kikagera bya bikoresho bikaba nta mbaraga bigifite. Ushobora kugura imodoka ukayigura yikorera toni 15 uyikuye mu ruganda, ariko igihe kijya kigera iyi modoka igakora umwaka umwe, igakora imyaka 2, 3, 4, 5 bitewe n'akazi ikora cyangwa se ubwoko bwayo n'imbaraga
imbaraga yasohokanye, ariko igihe kijya kigera iyi modoka aho yakoreshaga vitesi ya 5 igasaba 4, aho yakoreshaga 4 igasaba 3, aho yakoreshaga 3 igasaba 2, aho yakoreshaga 2 igasaba 1. bitewe n'iki? Uko igenda ikora, uko igenda ipakira, imbaraga ziriho ziragira gute? Ziriho zirayishirana. Nyiri iyi modoka rero yaza ubwenge, aravuga ati iyo abonye yatangiye kumusaba amafitesi agaruka inyuma ahantu hatandukanye, aho yajyaga igenda akabona yacitse intege, ahita ayikura mu muhanda, yarangiza akayijyana mu igaraje. Yesu ashimwe cyane. Ukeneye igaraje, ukeneye gukorerwa roviziyo, ukeneye kurovizwa. Yesu ashimwe cyane. Imana ikagushyiramo izindi mbaraga. Iyi modoka iyo igeze mu igaraje barayihanagura bakayikuba. Uramutse uyisanze mu igaraje bamaze kuyihanaguraho amarange yayo, ugira ngo nta gaciro izongera kugira. Iyi ngiyi imeze nk'umurokore, imeze nk'umushumba, imeze nk'umwapotere, imeze nk'umuhanuzi, imeze nk'umuririmbyi wagiye mu butayu cyangwa mu buvumo gushaka imbaraga zo kuzahanura. Umusanze yambaye ya myenda duseserana mu buvumo, ugira ngo nta kizamuvamo. Ariko nk'uko iriya modoka isohotse mu igaraje yongera igakora nka mbere, ukagira ngo isohotse mu ruganda uwo munsi, ni nako n'umukozi w'Imana usohotse mu igaraje ry'ubuvumo cyangwa ry'ubutayu, cyangwa se wikingiranye, cyangwa se wiherereye muri ibi bihe byaguma mu rugo, ni nako iyo mukubitanye hari ahantu akomotse ubona imbaraga zimeze nk'aho akigize gute? Agihamagarwa. Yesu ashimwe cyane. Niba wumva wacitse intege, wikomeza gukutiriza, hari aho imbaraga zivomwa. Jya ku musozi, iherere usenga Imana, soka amaganya y'umutima imbere y'Imana. Haleluya. Niba ubona ibyo washoboraga kwihanganira uyu munsi utakibyihanganira, umeze nka ya modoka yikoreraga toni 15 ikazizamukana umusozi, uyu munsi wa none ikaba itakibasha kugenda urugendo yakoraga. Umuntu yaragutukaga ukumva si wowe watutse, ukumva ntacyo bikubwiye, warangiza ukikomereza. Wari ugifite imbaraga zo kwikorera ibitutsi, bakuvugaga nabi bakagusebya, ukanabimenya ukabyumva, kandi ufite imbaraga zo kuba wanarwana wanihorera, ariko ukumva si wowe bireba. Uracyafite imbaraga zo kwikorera ibi bintu, umeze nka ya modoka nshyashya ifite imbaraga ikomokanye mu ruganda, ariko uyu munsi wa none umuntu aragutunga urutoki, warangiza ukamuzaho ngo utamweretse aho ubera umucyaba n'umuzigaba, yamoko mujya mwirahira ngo nejo yazagusuzugura. Imbaraga zaragushiranye. Ukeneye roviziyo, ukeneye imbaraga zo gukora mu kindi gihe. Ikontorore, wisuzume. Bibiliya ivuga ngo niwumva ijwi ry'Imana ntukinangire umutima. Ubu butumwa nibwo wari ukeneye mwene data. Uyu munsi wa none imbaraga wakoreshaga uracyazifite. Iyo tuguze icyuma, reka mbaho urugero ku ishoka. Yesu ashimwe cyane. Uyigura ishoka ari ndende kandi ifite ubugi, ukayijyana kuri ponseze ukayongerera ubugi ku ityazo, yarangiza ibishobora guhangara igiti icyo ari cyo cyose ikagitema, ugahera uruhande rumwe ugatema igiti ugahirika. Ariko uko yashoka itema niko igenda igabanuka, ubunini bwayo buragabanuka, n'ubugi burayishirana. Nyirayo rero yaza ubwenge, yamaze kubona yataye ubugi, ahita ajya kugira gute? Ahita ayijyana gukora icyo bita kunagura. Niba yatemaga igiti ikagihirika mwanya mutoya, iyo imaze gusaza ubugi bwahishiranye, babyita ngo ni ukugimba. Iyo yagimbye utangira utemuzenguruka, wapi nabwo ntizagereyo igiti, warangiza ukasiga utagihiritse kandi yarajyaga igihirika mu minota mikeya. Uyu rero icyo akora, ahita ayijyana kuyinaguza, akayongerera uburebure, akayongerera ubugi, yarangiza yaza yashyira ku giti, igiti kikihirika mu kanya gatoya. Iyi shoka iragereranywa n'umukozi w'Imana, iragereranywa n'umuntu runaka mu murimo, mu muhamagaro ahamagariwe, wajyaga asenga yuzuye imbaraga z'Imana,
ikigeragezo runaka ukagisengera umunsi umwe ugahita wizera kandi koko kigakoreka, ariko uyu munsi icyo wasengeraga amasengesho y'umunsi umwe uragikorera amasengesho y'iminsi 3 ntikiveho. Wananirwa ushonje inzara ikwishe, warangiza ukihesha amahoro ukawusanga uriteresha haleluya ngo Mana ndagushimiye yuko unyumvise, kandi nta nijwi ry'Imana wagize gute wumvise, ahubwo wumvise ijwi ry'inzara. Bitewe n'iki? Imbaraga zaragushiranye. Jya gusenga, jya imbere y'Imana. Yesu yajyaga yihererana abigishwa be, yarangiza akabatyaza akabongerera imbaraga. Bwacya mu gitondo basohoka, abantu bakabona bariho ubwiza bw'Imana nk'ubwo bahoranye. Imana iguha umugisha. Wa mumama we, umugabo yajyaga avuga, yaza yakoresheje ijwi, warangiza ukajundika amazi ugaceceka, intambara ikarankira. None uyu munsi wazaye amoko, wahindutse umuzigaba, wabaye umushinga, wabaye iki? Aragutunga urutoki, yagira icyo avuga ukifata mu mayunguyungu ngo twahuye nkuze. Nyamara wibuke mu gihe runaka ntiwajyaga umenya ko ari wowe abwiye. Yakwitaga amazina runaka akagutuka ukumva si wowe, kandi byari bikubakiye urugo. None uyu munsi wa none reba, imbaraga zaragushiranye. Aravuga gatoya, warangiza ukazamukira umeze nka ya modoka. Rero ukeneye imbaraga zo gukora no mu kindi gihe. Ukeneye imbaraga zo kwihanganira amagambo yose uzabwirirwa mu rugo rwawe, uzabwirirwa mu baturanyi. Ukeneye imbaraga zo gukora mu kindi gihe. Mukozi w'Imana, Imana y'amahoro guhe umugisha. Izi mbaraga ziraboneka he? Zirabonekera imbere y'Imana, niho dutyarizwa. Dusoza, izi mbaraga zirabonekera imbere y'Imana. Jya imbere y'Imana, senga, kinga icyumba cyawe, winjiremo, hamagara Imana, kora amasengesho, bwira Imana ngo ndumva ahangaha nagize intege nkeya, ibintu biraza kugenda neza. Uri apotere, uri umuhanuzi, uri umuririmbyi, uri pasiteri, urahamagara, uri umukristo runaka, uri umugore mu rugo rwawe, uri umugabo mu rugo rwawe. Iri jambo rirareba umuntu wese, rirareba umuntu wese, rirakureba mu rugo rwawe, rirakureba mu kazi, rirakureba aho utuye, rirakureba muri famiye, muri babandi mudahuza. Ukeneye niba Dawidi imbaraga zaramushiranye, nawe zagushirana. Niba Yesu zaramuvuyemo akabimenya, nawe zakuvamo. Niba Samusoni zaramuvuyemo, nawe zakuvamo. N'abandi. Ariko abantu bose bagiye basubizaho izi mbaraga, babaye abanyehirwe. Imana iguha umugisha, gubwa neza. Muzi ko ziriya ntumwa za Yesu nta numwe wigeze azira malaria, nta numwe wigeze azira icyorezo, kubera ko bahoranaga imbaraga, bahoraga buzuye imbaraga z'Imana. Bazanaga inkota kuzibatera, za mbaraga z'Imana buzuye zikabumvisha ko nta kibazo bafite. Babarutoromoye babagisha inzembe bumva nta kibazo, bitewe n'iki? Bafite imbaraga ziri muri bo. Uyu munsi uriho urababazwa n'igitutsi, uriho urababazwa n'amagambo ngo bagututse ku rubuga ngo nkoranyambaga, uriho urababazwa na message yo kuri telefone. Imbaraga zaragushiranye. Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga, ariko imbaraga cyane zizanesha ibyo ngibyo zigomba kuba zicaye muri wowe. Imana iguha umugisha. Egera Imana niba ubona zagushiranye. Imana irahari, yiteguye kukongerera imbaraga. Uwiteka nakugirire neza. Ikiganiro n'imbaraga z'ikindi gihe. Ukeneye imbaraga zo gukora mu kindi gihe. Uwiteka abagirire neza. Mwari kumwe na Pastori Munyemana Prote. Ukimara kumva iki kiganiro cyangwa iri jambo ry'Imana, usabwa gukora subscribe, share and comment, kugira ngo n'ubutaha ibiganiro tubagezaho bikomeze kubanyura. Uwiteka abagirire neza. Shalom, shalom, shalom.